ahubwo gusoza urugendo nibyo bikenewe. Wakirukanka, wagenda gakeya, ariko ukagera ku musozo, nibyo bikenewe. Hari umugabo mu myaka yashize ya kera cyane wo mu Tanzania, yagiye mu marushanwa yo kwirukanka, hanyuma ageze mu bari kwirukanka, mugenzi we aramuhirika yitura hasi, arakomereka, aravunika, bamucaho. Haleluya. Nongeye kubaha ikaze kuri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha abari kumva ijambo ry'Imana aho muherereye hose, haba ari mu Rwanda, muri Kenya, mu Burundi, Uganda, Tanzania ndetse no hirya kure cyane. Imana rero ibahe umugisha kuri uyu mwanya mwiza mubonye namwe mugasangira natwe ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 4. Dusome tuve ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 8. Reka dusome. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iby'umwami wacu umucamanza utabera azama kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Ndagushimye Mana nziza, ndagushimye kuri Imana igira neza, ndagushimye kuri Imana ikiranuka muri byose, ndagushimye ko uri Imana igiturinda kugira ngo tubashe gusohoza ibyo wadusezeranije, kandi tubashe gusohoza n'umurimo wawe waduhamagariye muri ino si. Rero buri wese uri kumva ijambo ryawe umugirire neza, abashe kuryumva, rimwongeremo imbaraga, rigira icyo rimuhinduraho mu buzima bwe. Urakoze rero, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Nongeye kubashimira cyane ku bw'uyu mwanya mwiza tuba tubonye wo kumva ijambo ry'Imana. Rero ntabwo tuvuga byinshi ku gitabo tuba tumaze gusoma, gusa nuko ari urwandiko Paulo yandikira Timoteyo, icyo twita ni urwandiko rwa gishumba. Timoteyo ni umushumba, Paulo amwandikira urwandiko rwa gishumba amubwira neza yuko yarwanye intambara nziza kandi yarangije urugendo rwe kandi yarinze ibyo kwizera. Rero tugiye kuganira ku ijambo Imana yampaye rivuga gusoza neza cyangwa kurangiza neza. Gusoza, abantu benshi bakunda kubyitiranya, bakumva ko umuntu yasoje urugendo rwe ari uko asoza afite amafaranga cyangwa ari uko abaho ubuzima burebure. Abantu tuzi ko uyu muntu abaye igihe kirekire, uwo muntu uyu muntu ngo asoje neza urugendo rwe, ngo rwose yabayeho igihe kinini, bakumva ko asoje neza. Ku bantu benshi rero gusoza neza biratandukanyamo ibintu byinshi bitandukanye uburyo bagenda babyumva. Ariko mu buryo bw'ijambo ry'Imana, gusoza neza ni igihe ukurikiye Kristo ukageza ku iherezo ry'ubuzima bwawe, kugeza hahandi Yesu azaguha ikiganza akagushimira ngo wakoze neza, byiza cyane, mugaragu mwiza, akagushimira nk'umugaragu mwiza wakoze neza mu gihe cyawe. Icyo gihe rero nibwo ubushoje neza. Rero mu buzima tubayemo tubona abantu bajya batangira neza bagasoza nabi, tukabona n'abantu batangira nabi bagasoza neza, tukabona n'abantu batangira neza bagasoza neza. Rero Imana yifuza neza ko dutangira urugendo rw'agakiza, tukarutangira neza, tukarugumamo kandi tukanarusoza neza. Paulo ari kuvuga neza ko yarwanye intambara nziza kandi yarangije urugendo kandi yarinze ibyo kwizerwa. Rero nawe n'iki Imana igushakaho yuko urwana intambara nziza ukarinda ibyo kwizerwa. Rero hariho abantu bagiye barangiza urugendo rwabo neza. Paulo yarangije urugendo rwe neza,
turabona n'abandi bantu bagiye barangiza urugendo rwabo nabi. Iyo usomye inkuru iri muri Bibiliya, ugasoma mu gitabo Ingoma za kabiri, usomye umurongo wa 26 umurongo wa 16 n'umurongo wa 18, usomye Ingoma 26 umurongo wa 16 n'umurongo waho wa 23, tuhabona neza uyu mugabo Uziya uburyo yasoje nabi. Uziya yagiye ku ngoma, amaze kujya ku ngoma arogera, agira igikundiro, bituma akora ibitagomba gukorwa, bituma akora ibyo gukiranirwa, acumura ku Uwiteka Imana ye, kuko yinjiye mu rusengero rw'Uwiteka akahosereza imibavu. Kuko yari amaze kogera, Imana yamuhaye igikundiro, abantu bamukunze, arogera, bituma yinjira mu rusengero rw'Imana atagombaga kujyamo, atangira kuhosereza imibavu. Uwo ntabwo wari umurimo wiwe wo kuba yatamba ibitambo. Hoya, ntabwo wari umurimo w'umwami. Umurimo wo gutamba ibitambo wari umurimo w'umutambyi. Rero Uziya yakoze izo nshingano zitarize, yinjira mu nzu y'Imana, ajya gutamba ibitambo bitari byajya kosereza imibavu atari ngombwa. Haboneka umugabo witwa Azariya n'abandi batambyi bagera kuri 80 baraza baramucyaha, bituma uwo mugabo bitewe n'icyo yakoze arwara ibibembe. Hari igihe Imana iguhereza igikundiro ukagira favor mu bantu, ukumva kuri hejuru y'Imana, ukumva ko usumbye Imana, ukumva ko ukwiye gukora n'ibyo bitagomba gukora. Kubera iki? Wishyize hejuru. Ibyo rero bigatuma umuntu asoza nabi. Ijambo ry'Imana mu Mubwiriza ibice 7 umurongo wa 8 avuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryacyo. Umutima wihangana uruta umutima w'ubwibone. Ni ukuvuga umuntu ufite umutima wihangana uruta umuntu ufite umutima w'ubwibone. Umutima wawe ni musi kwihangana, ukihangana mu mutima wawe, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu ukomeye, uri umuntu Imana itegerejemo ikintu gikomeye cyane muri no society, muri isi turimo. Ariko nimba umutima wawe wuzuye ubwibone, umenye neza ko urugendo utagiye kurangiza neza. Rero tubona abantu bagiye ubwibone mu mitima yabo bagasoza urugendo rwabo nabi. Tubona kandi abantu bagira kwihangana mu mitima yabo bagasoza neza. Rero usoze neza rwose. Rero Paulo abwira Timoteyo, amubwira ko yarwanye intambara nziza. Ukwiye kurwana intambara nziza, ukwiye kurwana intambara nziza rwose. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ujye urwana intambara nziza. Niki Imana iri kutubwira? Kandi ngo usingire ubugingo. Nta kindi, kugira ngo ube washoje neza nuko ubasha gusingira ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe. Twahamagariwe guhabwa ubugingo buhoraho, twahamagariwe ubugingo buhoraho. Rero gerageza ku buryo ubasha gusingira ubugingo buhoraho. Rero ukwiye kurwana intambara nziza, ukwiye kuba nk'umuteramakofe, ukaba umeze nk'aho uri muri ringi. Ni ukuvuga Paulo yatanze urugero mu gihe yabonaga aba bantu barwana, mu gihe aba bantu b'i Roma bari bameze gutyo, bari abantu bazi guterana amakofe, bazi kurwana. Abona ni urugero rwiza rwo kurwana intambara nziza. Iyo winjiye muri ringi rero ntabwo wemerewe gusohokamo keretse ubashiye kwica uwo muhanganye, keretse ubashiye gutsinda uwo muhanganye. Rero igihe winjiye muri ringi ntabwo wemerewe gusohokamo keretse utsinze. Natwe rero igihe twinjiye muri urugendo ntabwo twemerewe gusohokamo keretse dutsinze. Birashoboka rwose, birashoboka ko muri iyi ringi umwanzi yagucunga akagutera igipfunsi ukaba wagaho hasi, ariko ucunge utava muri ringi, ucunge utava mu irushanwa, ucunge utava mu rugendo. Umwanzi rwose yagutura hasi, ariko ucunge atagukura muri ringi, ucunge atagukura mu irushanwa. Hariho
abantu bagiye bava mu irushanwa, tubona Yuda amaze kugambanira Yuda ngo Satani yamwinjiyemo, amaze kumwinjiramo agambanira umwami Yesu. Icyo ngicyo kigaragaza ko neza yavuye muri ringi, yavuye mu kibuga, yashoje nabi. Ucunge rero umwanzi atagukura mu kibuga. Kandi Pawulo arongera abwira Timoteyo, amubwira rwose gusoza neza urugendo, kugeraho asiganirwa. Nta kindi Imana yashaka kugira ngo dutangire urugendo kandi tugereho dusiganirwa. Nanjye ndakwifuriza kugira ngo utangire urugendo kandi unarusoze neza. Buriya rero ikintu cy'ibanga gihari, ntabwo gusoza urugendo sibyo by'ibanze, sibyo bikenewe cyane, ahubwo cyangwa kwirukanka ukaba uwa mbere, ahubwo gusoza urugendo nibyo bikenewe. Wakirukanka, wagenda gakeya, ariko ukagera ku musozo, nibyo bikenewe. Hari umugabo mu myaka yashize ya kera cyane wo mu Tanzania, yagiye mu marushanwa yo kwirukanka, hanyuma ageze mu bari kwirukanka, mugenzi we aramuhirika yitura hasi, arakomereka, aravunika. Bamucaho, baragenda bageraho bagombaga gusoreza amasiganwa, babambika imidari, barabahemba, ariko nawe ntiyava mu mukino. Nawe ngo ucunge utava mu mukino, ucunge utava mu rugendo, ntiyava mu isiganwa, akomeza kuza acumbagira, agenda gakeya. Mu gihe cy'iminota 30 bamaze gutanga n'ibihembo, babona yinjiye muri stade. Abantu benshi barakomera, bakoma amashyi menshi, baramwegera bamubaza icyamuteye kutava mu isiganwa, mu marushanwa, ahubwo agakomeza nubwo yaje yakererewe. Hamwe ngo twengewe ntabwo naje kuba uwa mbere, ahubwo naje kugira ngo soze amarushanwa. Rero natwe ntabwo twitaye, ntabwo Imana yitaye uburyo uri kwirukanka, ntabwo Imana yitaye uburyo uri kugenda. Imana ikeneye icyo utumwe, icyo uhamagarirwa ni ugusoza urugendo, ni ukugera aho usiganirwa, ni ugusoza urugendo. Uwo mugabo rero yahawe ibihembo, kandi uwo mugabo yabaye umuntu w'amateka. Abantu benshi baramuzi mu mateka, kuko yabashije kujya gute, yasoje urugendo kandi atabaye uwa mbere. Ariko yakoze iki? Yasoje urugendo. Rero igihe cyose usoza urugendo uzagororerwa, uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Usoze urugendo rwawe rwose. Ikindi Pawulo abwira Timoteyo, ari kumubwira kurinda ukwizera kwe, kurinda ukwizera. Igihe uri muri urugendo, uri kurwana intambara nziza, ushaka kugira ngo ugere aho usiganirwa, nta kindi kintu uri gusabwa kurinda kwizera kwawe. Uri gusabwa kurinda kwizera kwawe. Komeza urinde kwizera kwawe. Pawulo yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni Kristo niwe uzadushoboza muri uru rugendo. Twebwe dushobora kunanirwa, ariko twiringire Kristo kandi tumuze tumwizere, ashobora rwose kudufasha tugasoza urugendo neza. Rero hano ijambo ry'Imana mu Bikorino 2:12 baravuga ngo mabwa igishakwe. Ni Pawulo kwivuga ngo ahabwa igishakwe cyo ku mubiri, ari cyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi. Ni ukuvuga muri cya gihe Pawulo yari mu rugendo yirukanka, arinda kwizera, ashaka gusingira icyo Kristo amufitiye, Satani yaramuteye. Satani ntabwo yarekeye kumutera kugeza ubwo amuhaye igishakwe, kugeza ubwo amukomerekeje, kugeza ubwo amugiriye nabi. Satani kugeza ubwo amuteye ibipfunsi. Hari igihe Satani adutera ibipfunsi, akadutera ibipfunsi, ariko ntabwo bivuze ngo tuve mu rugendo, tuve mu irushanwa. Hoya. Ijambo ry'Imana kandi mu Bikorino 2:8 avuga ngo
twaremewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko dupfa. Twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora. Aragaragaza yuko Pawulo mu rugendo rwe yaremerewe cyane, bituma ndetse bituma agira kwiheba ko yanapfa. Mu rugendo hari ibintu bikuremerera, hari ibintu nziza ku muntu wasoje urugendo neza. Umuntu wasoje urugendo neza ukomeza kurwana kandi ugahanga amaso yawe kuri Yesu. Ukomeze urwane, ukomeze wirukanke, uhanga amaso ku bihembo Kristo agufatiye, uhanga amaso ku gihembo kiri mu biganza bya Kristo. Ukomeze ube umwizerwa, wizere, ugire umwizerwa kugeza uvuye muri iyi si. Ukomeze ube umwizerwa. Rero hari ibihembo tuzahabwa abazaba twabashije gutsinda. Ijambo ry'Imana avuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagerageza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugerageza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Umuntu wese uri mu masiganwa, yirinda muri byose, kuko tuba dushaka ibihembo bitangirika twebwe. Igihe abandi basiganwa bashaka ibihembo byangirika, twebwe ariko dushaka ibitangirika. Rero Imana yacu hari ikamba idufitiye, ngo ibisigaye mbikiwe ikamba. Pawulo ari kuvuga ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azama kurya munsi. Hari ikamba umwami wacu Yesu Kristo, umucamanza utabera, uzavuga ngo watsinze washoje urugendo neza. Hari ikamba. Bene data, twibukiranye neza yuko Imana izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Imana nivuga abapfuye bazazurwa ubutazongera kubora, hanyuma natwe duhindurwe. Amen. Kandi ngo Imana icyo gihe izahanagura amarira yose ku maso, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Ibyo ni byo bintu bizabaho ku bantu bazaba barangije urugendo neza, bazaba basoje urugendo neza. Imana izabahemba, Imana izabaha amakamba, kandi ngo bazabaho ibihe byose, kandi ngo Imana izabahanagura amarira yabo yose ku maso, ngo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Abazasoza urugendo bazabaho ubuzima bw'iteka. Nshuti yanjye, ndagushishikariza gutangira urugendo neza kandi ukarusoza neza. Urwane, ucunge, nuve mu kibuga kugeza ugeze ku musozo, ugashyikira icyo Kristo agufitiye, ari cyo ubugingo bw'iteka. Imana iguhe umugisha. Shalom. Shalom, shalom.